Ni mu masaha ya saa tanu ashyira saa sita, umunyamakuru wa ATV ageze mu murenge wa Kigali akagari ka Nyabugogo mu mudugudu wa Nyabikoni mu gace kazwi nka Kiruhura. Mu guhinguka aha asanganirwa n'umubare munini w'abaturage bisa naho bicaye nk'aho batazi aho bagana. Nyamara mu kubegera bagaragaza ko ubusanzwe batuye muri aka gace, ariko kuri iyi nshuro batemerewe kujya mu ngo zabo kuko zafunzwe. Intandaro ngo akaba ari isiganwa ry'isi ryo gutwara amagare riri kubera mu gihugu, aho ngo bari gutegekwa gusiga irangi amabati y'inzu zabo, ibyatumye basohorwa mu nzu zabo ndetse zigafungwa kugira ngo basige iri rangi, bityo drone zizafate amashusho meza nk'uko babivuga. Icyo gufunga ni icy'uko ngo batasize amarangi. Ubwo rero byaje kuza kugera nko mu masaa yine mu masaa tatu, batangira kuza bavuga ati ngo nimusohoremo ibintu byangombwa mukeneye dufunge. Natwe b'abacuruzi baje nyine batubwira yuko ngo ari ugufunga, mbese baza batugwiririye ati ni ugufunga. Ubwo ngubwo n'icyo wakabaye wibagiwe mu nzu y'abatelefone n'iki ari gufunga, ntabwo wemerewe kuba wasaba ngo wowe wayikuramo cyangwa ube wayitora. Nuko nguko ikibazo kirimo kiragenda, ariko si n'amabutike gusa no mu ngo hose, nk'ubu ngubu hano mu gipangu hose binjiyemo hose barafunga, n'ahasigaye na hose ngo baragenda bafunga. Harimo abapangayi bari kumubwira ati icyo waba wakeneye agikuramo bagafunga. Impamvu ni uko ngo batasize amarangi, ni uko batasize mituweli hejuru y'amabati. Ni mu rwego rw'uko bagira ngo babe bakora amasuku nyine hejuru y'amabati, kuko ngo hari neza, hari drone ibigenda hejuru bagira ngo yere kugenda ifotora yerekana nk'ibyo bintu by'amabuye n'amabati asa nabi, ngo biba bigaragara nabi. Ndaje nyine ngeze mu rugo nsanga abana bari mu nzu, ngo mbimenye mbona hano bakinze ndi kuzamuka, mpita nsanga gitifu ku muryango. Ibintu dusiga amarangi nta mabati, ni ukwitegura kurusi. Bari gufungira abantu batigeze bakora amasuku ku mabati, bose bari barategetse gusiga, ntabwo basiga gusiga yose ngo se birahindura umutuku, cyangwa umuntu ufite ibati rishyashya bigaragara ko ari rishyashya, naho aya ngaya ashaje biri gusaba ko bagira bayasiga. Mu rwego rwo kugira ngo amabati abe afite isuku ahantu hose hameze neza, bari kusigisha ahantu hose ngo amagare azagenda neza, kugira ngo amafoto azabe asa neza. Ukuntu byagenze, mudugudu yaje ari kumwe na mutwarasibo abaza mama kuki mudasiga amarangi ngo bazaduca 100. Mu kanya tubona ngo nimba ari meya waje tubona aradukingiye, birababaje biradutunguye ngo amagare ngazanyuraho ngo ejo tugomba kuba twasize amarangi, ngo hazacaho ngo drone. Baje badutunguye mu gitondo. Ngo ntabwo abantu tureshya, birashoboka cyane kuba harimo ubukene. Yego, bivuze ngo icyo leta yadufasha aho ngaho muri uwo mwanya ni uko yareba ku mpande zose, udafite uko ameze ubuyobozi bukagira icyo bumufasha, kuko akenshi urasanga atari ukwanga kubikora kubera kubyanga, ahubwo harimo na bwa bushobozi bukeya. Bakavuga ko uko gufungirwa byabagizeho ingaruka, by'umwihariko abacuruzi, kuko baguye mu bihombo cyane ko ngo ari igikorwa batungujwe. Natwe twebwe ingaruka birimo biratugiraho ni uko nk'ubu ngubu nk'umuntu aba yaranguye nk'ibintu, yanafashe na devize ari bwacuruze, akaza koherereza nk'umukire uba wamuhaye nk'imari. Ubwo urumva ko nk'umukire iyo utamuhaye nk'amafaranga, urumva ko birabangama, nawe akaba yagukuraho icyizere, cyangwa se akaba yavuga ati se mu rwego rwo kuba wanyambura n'iki. Urumva ko twebwe n'ingaruka zikomeye cyane. Hari abantu bari gusaba kuba basiga amarangi kandi nta bushobozi bafite. Icyo kintu cyaba kibangamye kuko bakiriye abantu, hari n'amabutike ari gucuruza, hari n'ibyo kurya biri gupfa, kandi bari gusohora umuntu batamuteguje, bari kuza bashyiraho ingufuri gusa.
Aba baturage ubwo baganiraga na ATV bagaragaza ko inzara ibishe kuko ibyo guteka bari babisize mu nzu zafunzwe, cyane ko ngo bari bahamaze amasaha atari make, bityo n'amasaha akomeje gukura, aho nta cyizere bari bafite cyo kubona ibibatunga uyu munsi. Kurya urumva nyine ntago warya utese, kurya nyine urumva ntibyashoboka, nta warya gute se unanahangayitse. Twebwe ikibazo twifitiye ni uko twabuze n'ibyo twirira, turarya gute? Ikibazo twifitiye ni icy'inzara. Nta kintu twakuye mu nzu, ndanashonje. Reba isaha zigeze turanarya, abana bari hanze, ibiryo bikiri mu nzu. Icyifuzo cyabo ni uko mu gihe irushanwa ry'isi ryo gutwara amagare rikomeje kuba mu gihugu, ubuyobozi bwarushaho gukangurira abaturage kurushaho kunoza isuku, kurenza kubafungira inzu bakirirwa hanze kuko bibagusha mu bihombo. Ahubwo nk'ikintu twasaba ni uko wenda nk'uko nguko bibaye byaragize bagira wenda bavuga ati ngaho nimusige, ariko ntibahite nyine badufungira ako kanya, wenda bakavuga ati ngaho bwa mbere n'ubwa nyuma tubahaye ntuzahoda ngaho nimugire nimusige. Mu gihe amarangi atarasiga nta muntu uri bujye mu nzu. Mu gihe twateguraga iyi nkuru twifuje kuvugisha umujyi wa Kigali ngo ugire icyo dutangariza ku byakorewe aba baturage aha mu murenge wa Kigali, Gusema Claudine Ntirenganya umuvugizi w'uyu mujyi ntiyabashije kutwitaba ku murongo wa telefone ngo agire icyo adutangariza. Gusa ariko mu gihe umujyi wa Kigali wagira icyo utangaza kuri uku gufungwa kw'inzu z'aba baturage muri aka gace, tukaba tuzabigarukaho mu makuru yacu ataha. Muri aka gace aba baturage batuyemo, gufunga inzu bikaba byakozwe umuryango ku wundi, ku buryo byari bigoye ko hagira inzu isigara idafunzwe, haba ku miryango ituye ndetse n'ikodesha. Iri rushanwa ry'isi ryo gutwara amagare rikaba ryaratangiye kuva tariki 21, aho biteganyijwe ko rizarangira tariki 28 Nzeri uyu mwaka. Ngenderuwi Patrick Muhirwa, ATV mu mujyi wa Kigali.